inshuti z'Uruzabibu TV, bakunzi b'inshuti z'umusaraba, tugarutse mu kiganiro cy'iyobokamana. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, ufite amavuta, ukunda gusengera abantu bagakira uburwayi bwananiranye, ndetse ukunda kuvuga ubutumwa mu bice byose bitandukanye aho yatumiwe hose. Reka tumuhe ikaze kandi abanze abasuhuze mbere yuko bagezaho ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana, ikaze ku Ruzabibu TV. Amen. Amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana imenya ibintu byose kandi Imana ishobora ibintu byose, nta kijya kikunanira. Turagushimiye cyane kuko uri Imana iturebera ahantu tutareba, kandi uri umwungeri mwiza utajya uragirira ibihembo. Turagushimiye ko waturinze, turagushimiye ko waduhaye umugisha, kuko umugisha utanga nta gushyiraho umubabaro. Icyubahiro n'ikibi cyawe, dufashe kandi uduhe umugisha, utugirire neza, utwambike imbaraga zo kunesha, udushoboze gukiranuka. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Nitwa Uwumuremyi Goreti, ntuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, akagari ka Rwesero, umudugudu wa Kinama. Ndashima Imana, Imana ihimbazwe. Reka dusome igitabo cy'Itangiriro ibice 6, turasoma n'umurongo waho wa 8. Itangiriro ibice 6 umurongo wa 8 haravuze ngo, ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Ariko Nowa agira umugisha ku Uwiteka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo rikuru nabazaniye kugirira umugisha ku Mana, kugirira umugisha ku Uwiteka. Imana itugirire neza. Iyo umuntu afite umugisha, Imana imubwira ibyo akora. Iyo umuntu afite umugisha, Imana imuha icyerekezo. Nawe Imana iguha icyerekezo, ugirire umugisha ku Mana, kugira ngo Imana igire ibyo ikubwira, kugira ngo Imana igire ibyo igutegeka. Haleluya, haleluya. Imana igira ibyo gutegeka. Imana yategetse Nowa, iramubwira iti, Nowa, genda urebe igiti cyitwa gofero ukibaze. Imana itugirire neza, kuko Imana yari izi yuko abantu bakabije kuba babi. N'iki gihe abantu bakabije kuba babi, ariko niba abantu babaye babi, wowe girira umugisha ku Mana, girira umugisha ku Uwiteka, kugira ngo muri iyi minsi Imana iguhe icyerekezo, Imana ikurinde, Imana ikube bugufi, Imana ikurengere, Imana itugirire neza, kandi Imana itwambike imbaraga. Girira umugisha ku Mana, Imana iraguha icyerekezo, Imana itugirire neza. Iyo ufite umugisha ntabwo uhinduka mu ruhande rw'umubiri, ntabwo uhinduka iyo ufite umugisha. Imana itugirire neza. Dusigaye tubona abantu bamwe barahindutse mu ruhande rw'umubiri. Imana itugirire neza. Umuntu ukaba waramubonaga ari igikara, wajya kubona ukabona yabaye inzobe. Umuntu ukaba waramubonaga ari inzobe, wajya kubona ukabona yabaye umuzungu. Abantu barihindura. Imana itugirire neza, kandi Imana itwambike imbaraga. Ntabwo mbizi niba abantu bashaka kuba abazungu, ariko uko Imana yakuremye wari ukwiye kunyurwa nako, ukagirira umugisha ku Mana. Imana itugirire neza, kandi Imana itwambike imbaraga. Abantu bakabije kugira ingeso mbi, kandi hari igihe abantu bagira ingeso mbi bazitewe n'abandi, ariko abandi bo kugukereza. Hari igihe ugirira umuntu neza, we kugira ngo akwiture neza bikaba ikibazo. Wamugirira neza wakakugirira nabi. Abantu barahindutse, abantu bahindutse babi, abantu basigaye bafite urugomo rwinshi, abantu basigaye ari babi, abantu bahindutse nk'inyamaswa. Imana itugirire neza, Imana itwambike imbaraga, Imana itube hafi. Abantu bahindutse nk'inyamaswa, buriya uzitegereza ihene iyo irimo kurisha ntibishaka ko ari indi iyirisha iruhande, ibishaka kuyirukana. Abantu nabo babaye babi, barashaka kurya bonyine, hagize umutima nk'uw'inyamaswa. Ariko nugirira umugisha ku Mana, Imana irakwereka icyerekezo, kandi Imana iraguhindurira ubuzima. Imana itugirire neza, kandi Imana itwambike imbaraga, Imana itube hafi. Imana ikurinde guhinduka nk'abandi, kuko abandi basigaye bafite ingeso mbi,
badukanye, abantu bagirirana nabi, abantu baragambanirana, abantu baricara bakajya inama mbi, ariko wowe wigira urugomo nkabo. Imana itugirire neza kandi Imana itwambike imbaraga. Ukwiye guhinduka mu ngeso zawe zose, ukwiye kuba umwana mwiza, ukwiye kuba umuntu mwiza, ukwiye kuba umuntu urangwaho n'imico myiza, kugira ngo ugire umugisha ku Uwiteka. Amen. Nowa agira umugisha ku Uwiteka. Cyatumye Nowa agira umugisha ni uko yirengagije ububi abandi bakoraga, yirengagije urugomo abandi bagiraga. We ntiyajya mu rugomo, we ntiyajya mu bibi bakoraga. Imana itugirire neza. Abantu barakabije, abantu bakabije kuba babi cyane. Muri icyo gihugu hari urugomo rubi, hari ubusambanyi bukabije, ariko Nowa Imana iramurinda, imurinda kujya muri ibyo byose. Imana itugirire neza. N'ubu mu isi birahari, abantu basigaye bakabije kuba babi, abantu ntibakinyurwa n'ibyo bafite. Imana itugirire neza, ahubwo basigaye bashaka gukora nabi, ariko Imana itwambika imbaraga twe kuba babi, kugira ngo tugire umugisha w'Imana. Imana ivugane natwe. Hari ukuntu Imana ivuga. Bwa mbere Imana ivuga iyo usinziriye, Imana ivugana nawe ikakubwira ibyo ukora. Bwa kabiri Imana ivuga ikoresheje abahanuzi bakaguha icyerekezo, kandi Imana ivugira no mu ijambo ryayo ikaguha icyerekezo, ikakubwira ibyo ukora. Imana itugirire neza. Ahubwo umva ibyo Imana ikubwira. Imana irashaka kuguha umugisha, Imana irashaka kuguhindura ubuzima, Imana irashaka kuguhindura amateka. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana iguha umugisha, kandi ugirire umugisha ku Mana. Nugira umugisha, iyo umuntu afite umugisha nta muntu umuvuma, iyo umuntu afite umugisha nta muntu umugirira nabi, iyo umuntu afite umugisha arawutanga nawe, kuko iyo umuntu afite umugisha nawe aha abandi umugisha. Imana itugirire neza. Kandi abantu bamenye Imana bagenda bahabwa umugisha n'Imana. Niyo bageze mu bihe bibi, Imana ibaha umugisha, bakabasha gukomera mu bihe bibi, bakabasha gukomera bahuye n'ibibazo, bakabasha gukomera bahuye n'ingorane, bakabasha gukomera bahuye n'amakuba. Imana itugirire neza. Nowa Imana yamuhaye icyerekezo, bakajya bamuseka, akajya baza izuba riva, kandi ategereje yuko imvura izagwa, kuko Imana yari yaramubwiye ko igiye kurimbura Isodomu n'Igomora kubera ububi bwari bukabije. Imana itugirire neza. Noneho bakajya bamuseka, kaba igihe babyumvishe bakavuga batereka tujye kumufasha, ngo bakabaza. Abantu basigaye baza bagakizwa, bageraho bakavuga bati turabona ibingibi bitazavamo, reka twigendere tubivemo, n'ubundi tujye mu rugomo rwacu, n'ubundi tujye mu bibi byacu. Ariko wari ukwiye kuba mu gakiza k'Imana, kuko muri Kristo Yesu ni mu nguge, muri Kristo Yesu niho uburinzi buri, muri Kristo Yesu niho ubuzima buri. Haleluya, 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 yo haleluya. Niho imibereho iri, niho icyerekezo kiri, niho kuganira n'Imana kuri, niho ibitekerezo by'Imana biri. Nawe guma muri Yesu. Yesu azagenda gutabara, Yesu azagenda kugirira neza, Yesu azagenda guha umugisha. Imana itugiriye neza, uzajya uhabwa umugisha, ndetse n'umuryango wawe uzagira umugisha. Imana itwambika imbaraga, kandi Imana itube hafi. Dushimiye Imana ko Imana itanga umugisha. Nowa agira umugisha ku Uwiteka. Twasomye iki gitabo cy'Itangiriro. Imana itugire neza, ibice 6, umurongo waho wa 8, havuze ngo ariko Nowa agira umugisha ku Uwiteka. Imana itugirire neza. Nawe wumve ko Imana igitanga umugisha, umugisha kandi Imana itanga, igenda iwutanga ikakugirira neza, ikagutabara, bose bakabimenya ko Imana iri mu ruhande rwawe. Nowa rero Imana yaje kumurengera, iramutabara, kuko yemeye akemera itegeko ry'Imana. Nawe wemere agakiza Imana yaguhaye ukagumemo, Imana izagenda iguha umugisha. Imana itugirire neza. Guma muri Yesu neza, kuko muri Yesu niho hari ubuzima, muri Yesu niho hari imibereho,
muri Yesu niho hari umugisha, kandi umugisha ukeneye Yesu arawufite. Yesu azi ibyo ukeneye, Yesu azi yuko urwaye, Yesu azi ko wambaye ubusa, Yesu azi ko utagira ahantu ho kuba, Yesu azi ko uri muri gereza, Yesu azi ko uzira ubusa. Yesu arabizi, kuko dufite Imana ireba byose, dufite Imana imenya byose by'abantu batazi. Imana irabizi, kandi Imana izadutabara. Imana ntabwo izabura ukuntu tugenza. Haleluya! Imana ntizabura uko tugenza. Turi mu ijambo ry'Imana, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana itanga umugisha kandi ikabizi umugisha abantu bakeneye. Turagushimiye kuzi ibyo dukeneye byose, kandi ni wowe ubifite mu maboko yawe. Reka natwe tukugireho umugisha n'imiryango yacu. Reka uduhe icyerekezo, reka uduhindurire ubuzima, reka uduhindure imibereho, reka uduhindure icyerekezo, kandi utanga amahoro mu izina rya Kristo Yesu. Uduha umugisha n'igihugu cyacu gihabwa umugisha nawe. Uwiteka we, buri wese umugenera ikimukwiye. Ushyira ibitekerezo byacu ku murongo neza, uduhe guhagarara dushikamye, tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Turagushimiye Mana, cyubahiro kibya mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mukozi w'Imana, urakoze cyane kuri mesaje utambukije. Imana iguhe umugisha. Hari abantu bajya bagukurikira rimwe na rimwe, akaba hari igihe dukora ibiganiro ntidushyireho nomero yawe. Tambutse nomero ya telefone kugira ngo uzagukenera azakuvugishe, mukorane umurimo w'Imana. 07 23 98 123. Uw'Umuremyi Goreti. Imana iduhane umugisha. Amen. Shalom, shalom.